Uyu munsi telefone ni kimwe mu bintu abantu benshi badatekerezaho cyane, nyamara ni kimwe mu bintu byahinduye isi kurusha ibindi byinshi byabayeho. Mu masegonda make gusa, umuntu ashobora kuvugana n'undi uri mu kindi gihugu, gusaba ubutabazi, gukora bizinesi cyangwa kuganira n'abo akunda bari kure. Ariko hari igihe cyigeze kubaho aho ibyo byose bitari biriho. Nibwo umugabo umwe yatekereje ikintu abantu benshi babonaga nk'inzozi. Yizeraga ko ijwi ry'umuntu rishobora kunyura mu nsinga rikagera kure cyane. Abantu benshi baramusekaga, abandi ntibabyemere. Ariko icyo gitekerezo cyaje guhindura isi burundu. Mbanje kubasuhuza abakunzi bacu ba Plan B FM TV. Uno munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'umugabo bita Alexander Graham Bell n'uburyo telefone yavumbuwe. Mbahaye ikaze. Alexander Graham Bell akaba yaravutse kuri tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1847. Avukira muri Scotland mu mujyi witwa Edinburgh. Akaba yaravutse mu muryango wari usanzwe ukunda ubumenyi bw'ijwi n'imivugire. Se akaba yaritwaga Alexander Melville Bell. Akaba ari umwe mu bahanga bari bakomeye cyane muri iyo myaka mu bijyanye no kuvuga neza no gukosora imivugire. Yari yarahimbye uburyo bwiswe visible speech, bwafashaga abantu kumenya uko iminwa, ururimi n'umuhogo bikora igihe umuntu ari kuvuga. Nyina wa Bell we yitwaga Eliza Grace Simons Bell. Akaba ari umugore w'umunyabwenge ukunda umuziki cyane, ariko akaba yari afite ikibazo gikomeye cyo kutumva neza. Bell yakundaga nyina cyane. Kubera ko atumvaga neza, Bell yajyaga amwegera akamuvugisha yitonze, rimwe na rimwe akanakoresha vibration cyangwa se akamwandikira kugira ngo baganire. Ibi bikaba byaratumye Bell akiri muto atangira kwibaza ibibazo bikomeye. Ese ijwi ni iki? Rivuka rite? Rigenda gute? Kuki umuntu ashobora kutumva? Aha niho urugendo rwe rwatangiriye. Bell akiri umwana ntiyari nk'abandi bana basanzwe. Yakundaga gufata ibikoresho akabyica akongera akabiteranya agira ngo arebe ukuntu bikoze n'ukuntu biteranyije. Afite imyaka 12 gusa yakoze imashini ifasha gusya ingano byoroshye. Ibi bikaba byari ikimenyetso cy'uko yari afite impano ikomeye kandi idasanzwe yo guhanga ibintu bishya. Yize amashuri yo muri Scotland, ariko ntiyakundaga amasomo yose nk'uko byari bisanzwe. Icyamukururaga cyane ni amasomo ya siyanse n'amasomo yerekeranye n'ijwi n'uburyo abantu babaho. Mu myaka y'ubusore, Bell yatangiye gufasha se mu kazi ko kwigisha imivugire, ariko ubuzima bwe bwaje guhinduka kubera ikibazo gikomeye cyabayeho mu muryango we. Bell akaba yari afite abavandimwe be babiri, ariko bose baje kurwara indwara y'igituntu, kandi icyo gihe ari indwara ikomeye cyane. Maze abavandimwe be bombi baje kwitaba Imana bakiri bato cyane bazize indwara y'igituntu. Ibi bikaba byarateye umuryango agahinda gakomeye cyane. Maze se wa Bell yahise afata umwanzuro wo kwimuka kugira ngo umuryango ubone umwuka mwiza n'ubuzima bwiza. Mu mwaka w'1870, Bell n'umuryango we bimukiye muri Canada, bimukira mu mujyi wa Ontario aho bari batuye mu gace bitaga Brantford. Icyo cyemezo kikaba cyarahinduye ubuzima bwe burundu. Nyuma yo kugera muri Canada, Bell yaje kubona amahirwe yo kujya muri Boston, muri leta ya Massachusetts, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Maze umwaka wakurikiyeho, mu mwaka w'1871, yatangiye gukora nk'umwarimu wigisha abantu bafite ikibazo cyo kutumva. Bell akaba yarazi neza ukuntu abantu batumva babayeho, kuko yari yarabanye na nyina nawe wari ufite ikibazo cyo kutumva imyaka ye yose. Yigishaga abana n'abakuru uburyo bwo kuvuga no gusoma iminwa nk'ibimenyetso mu buryo bwo gutumanaho hagati yabo. Ni muri icyo gihe yamenyanye n'umukobwa witwaga Mabel Hubbard. Mabel nawe akaba yari yarabuze uburyo bwo kumva afite imyaka 5 kubera indwara yitwaga Scarlet Fever. Gusa nubwo atumvaga, yari umukobwa ufite ubwenge, ufite confidence kandi ukunda kwiga cyane. Maze Bell nawe atangira kumwigisha gake gake, nyuma baza gukundana. Se wa Mabel Hubbard yitwaga Gardiner Green Hubbard. Akaba yari umugabo ukize cyane kandi ukomeye muri business muri iyo myaka. Uyu mugabo akaba yarabonye ko Bell afite impano idasanzwe, maze atangira kumutera inkunga y'amafaranga mu kugira ngo azagere ku nzozi ze.
Muri icyo gihe uburyo bwari bugezweho bwo kohereza ubutumwa bwari ugukoresha telegarafe. Telegarafe yakoreshaga insinga n'amashanyarazi ariko ntiyoherezaga ijwi, yoherezaga kode gusa. Bell yatangiye kwibaza ati niba ubutumwa bushobora kunyura mu nsinga kuki ijwi ritabikora? Iki kikaba cyari ikibazo gikomeye cyane kuko abantu benshi bavugaga ko bidashoboka. Ariko Bell ntiyahagaritse gutekereza. Yatangiye kwiga ukuntu vibration z'ijwi zahindurwamo amashanyarazi, hanyuma akaba yari azajya ahererekanywa hagati y'abantu nk'ijwi. Nibwo yaje gushaka umuntu umufasha mu gukora ibyuma kugira ngo azamufashe gukora imashini yifuzaga. Bell akaba yaraje guhura n'umusore witwaga Thomas Augustus Watson, wavutse mu mwaka w'1854. Watson akaba yari umuhanga mu gukora ibikoresho no kubaka amamashini. Bell we akaba yari afite ibitekerezo ariko Watson afite ubumenyi bwo kubyubaka. Maze bombi batangira gukorera mu cyumba gito cyari laboratoire yabo muri Boston. Bakaba barakoraga amasaha menshi cyane bataruhuka, bagakoresha ibikoresho bitandukanye, za rukuruzi, insinga, batiri n'ibindi bikoresho bitandukanye. Hakaba hari n'igihe ibintu bakoreshaga byangirikaga kandi ntibigire ikintu bitanga, ariko ntibigeze bava ku izima cyangwa ngo bacike intege. Bakomeje akazi kabo ko kugera ku ntego bihaye. Tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1876, Bell yashyikirije ubusabe bwe Patent Office ku gikoresho cye cya telefone. Patent Office bikaba ari ibiro byari bishinzwe kwandika ubuvumbuzi kugira ngo burindwe n'amategeko. Kuri iyo tariki kandi nibwo undi muvumbuzi w'umunyamerika witwaga Elisha Gray, wari umuhanga ukomeye cyane mu by'amashanyarazi, nawe yahagejeje ubusabe bwe. Ariko Bell niwe wahageze mbere gato mu buryo bwemewe n'amategeko. Nyuma y'ibyumweru bike, kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu, Bell yemerewe na bya biro ko ubuvumbuzi bwa telefone ari we buzandikwaho. Hanyuma haje kubaho umunsi utazigera wibagirana mu mateka y'isi, ariwo tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'1876, ubwo Bell yari ari muri ya laboratoire yari gukora ku mashini maze aside imumenekaho, maze ahita avugira ku mashini yari ari gukoreraho ati Mr. Watson, come here, I want to see you. Ati Bwana Watson, ngwino hano, nkeneye kukubona. Maze Watson wari uri mu kindi cyumba yumva ijwi neza rinyuze mu nsinga nk'uko babishakaga. Iyi niyo call ya mbere yabayeho mu mateka y'isi. Kugeza ubu telefone yari ivutse. Muri uwo mwaka kandi Bell yerekanye telefone ye mu imurikagurisha rikomeye ryabereye Philadelphia ryiswe Centennial Exposition. Abantu benshi bari bahari baratunguwe cyane. Mu bari bahari kandi hari harimo n'umwami wa Brazil witwaga Dom Pedro wa kabiri. Amaze kubona ubushakashatsi n'ubuvumbuzi bwa Alexander Graham Bell, nyuma yo kubona ijwi rivuye mu gikoresho kimwe rigiye mu kindi, yaravuze ati My God, it talks. Aya magambo akaba yaramenyekanye cyane ku isi hose. Kuva ubwo telefone yatangiye kuvugwa hose. Mu mwaka wakurikiyeho, tariki ya 11 z'ukwa karindwi mu mwaka w'1877, Bell yashakanye na Mabel Hubbard. Mabel ntabwo yumvaga, ariko yari umwe mu bantu bashyigikiye Bell cyane. Yamubereye umugore, inshuti n'umuterankunga mu bitekerezo byinshi. Bakaba baraje no kubyarana abana benshi. Mabel yagize uruhare runini mu gutuma Bell adacika intege. Muri uwo mwaka kandi hashinzwe kampani yiswe Bell Telephone Company. Iyi kampani ikaba yaratangiye gushyira telefone mu ngo, mu mahoteli no mu biro bitandukanye. Ariko icyo gihe ntibyakundaga ko wahita guhamagara umuntu direct, ahubwo wabanzaga guhamagara uwo bitaga operator. Operator niwe wahuzaga insinga hagati y'abantu babiri. Urugero ni nk'uko waba ushaka guhamagara umuntu, ukabanza ugahamagara ku biro bikuru ukababwira bakaguhuza n'iyo nimero ushaka guhamagara. Ibi nibyo byabaye intangiriro ya network systems. Nubwo telefone yari ubuvumbuzi bukomeye, hari abayisuzuguraga. Bamwe baravugaga bati kuki navugana n'umuntu namubona bishoboka gute? Abandi bati ni igikinisho kitazamara kabiri. Ndetse hari n'abayitinyaga kubera ko yakoreshaga amashanyarazi.
ariko buhoro buhoro bizinesi zatangiye kuyikoresha, amabanki, polisi n'abacuruzi batangira kubona akamaro kayo, maze telefone iragenda iba telefone. Gusa Bell ntiyari umuntu ukora ubushakashatsi kuri telefone gusa, ahubwo yakoze ubushakashatsi no ku bindi bintu bitandukanye nk'imashini iguruka, metal detector cyangwa se igikoresho gishinzwe gutahura ahantu hari icyuma, sound recording n'ibindi. Mu mwaka w'1881 yakoze igikoresho cya mbere gishaka kikanakura amasasu mu mubiri, nyuma yo kugerageza gufasha Perezida wa Amerika James Garfield wari warashwe. Nubwo kitamufashije cyane, cyabaye intangiriro ya metal detector cyangwa se igikoresho gishinzwe gutahura ahantu hari icyuma hose. Mu myaka ye ya nyuma, Bell yabaye umuntu uzwi cyane ku isi. Yakomeje gukora ubushakashatsi kugeza ashaje. Akaba yarakundaga kuba muri Canada mu gace bita Nova Scotia. Maze tariki 2 z'ukwa munani mu mwaka w'1922, Alexander Graham Bell yitabye Imana afite imyaka 75. Ku munsi yashyingurwaga, telefone nyinshi muri Amerika y'Amajyaruguru zahagaritswe iminota mike mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Isi yahagaritse ijwi ryayo kubera umuntu wayihaye uburyo bwo kuvuga. Mu gusoza, nkwibutsa gukanda subscribe, like no gusharinga kino kiganiro kuri bagenzi bawe. Unasoze wandika muri comment ati Bell warakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Yari Sakalas. Ciao ciao.